Muraho neza nshuti bavandimwe muherereye atandukanye ku migabane y'isi, muri kumwe nk'ibisanzwe nitwa Dodi. Uyu munsi nifuje kubasangiza kugira ubutwari bwo kubabarira ugakiza umutima wawe uremererewe. Mwibuke kandi ukanda subscribe, like na comment kuko bitwereka ko ibyo dukora mu by'ukuri murushaho kugenda mubikunda, bityo bikaduha imbaraga. Muhawe ikaze. Gusa tutarajya kure ntitwavuga kubabarira nyako tutaravuga ibyo abantu bita kubabarira ariko atari ukubabarira nyako. Kubabarira si ukwibagirwa cyangwa kwiyibagiza. Kubabarira si ukwirengagiza cyangwa kurenzaho kugira ngo ukunde ubane n'uwaguhemukiye amahoro. Kubabarira kandi si itegeko cyangwa ibwiriza umuntu ahabwa ngo byanze bikunze agombe aryubahirize. Kubabarira si ukurwara inzika ngo bizagere aho wihorera. Reka ntibyaba. Kubabarira si ukubwira umuntu ngo ndakubabariye ariko ntuzongere. Kubabarira kandi si ukuvuga ngo uwampemukiye naza kunsaba imbabazi nzazimuha. Uko siko kubabarira. None se kubabarira ni iki mu by'ukuri? Reka tubabwire icyo kubabarira icyo ari cyo. Kubabarira ni urugendo rukorwa mu mutima w'umuntu agatera intambwe yo kubabarira uwamukoreye ikosa, yaba uwo muntu abyemera cyangwa atabyemera. Hari igihe umutima wacu uremerezwa n'ibihe twaciyemo, twakomerekejwe n'abantu twizeraga, abandi badusiga mu gahinda, abandi batubabaza mu buryo tudashobora gusobanura. Iyo utabashije kubabarira, umutima wawe uba nk'inzu yuzuye umwijima n'imizigo iremereye. Ariko kubabarira mu by'ukuri si ukugira ngo wibagirwe ibyabaye cyangwa wemere ikibi wagiriwe. Kubabarira ni impano utanga ku wundi, ariko cyane cyane ni impano uha umutima wawe. Iyo ubabariye urekura iminyururu yari gufasha, ukaruhura umutima wawe wari uremererewe. Hari abantu batekereza ko kubabarira ari intege nke, nyamara ni ikimenyetso gikomeye cy'umutima ukomeye. Ni igihamya ko uhitamo amahoro kurusha inzika kandi ugashyira imbere ibyiza kurusha ibibi. Kubabarira ntibihindura amateka, ariko bihindura ejo hawe. Bituma umutima wawe wongera guhumeka, wongera gusinzira mu mahoro, wongera kugira ibyiringiro by'ubuzima bushya. Kubabarira ni nk'amazi afutse asuka ku mutima washegeshwe n'agahinda. Niba hari uwo utekereza ko yakubabarije umutima, fata icyemezo uyu munsi umubabarire. Erega si we uzaruhuka mbere, ahubwo niwe uzaruhuka. Niwe uzumva umutima wawe usubiye ku murongo, ugasinzira mu mahoro, ugahaguruka mu gitondo wumva ko hari icyari kikuremerereye cyavuye ku mutima. Kubabarira ni uguhitamo kutagendera ku gahinda k'ejo, ahubwo ugahitamo kuba mu byiringiro by'ejo hazaza heza kandi h'ibyishimo. Umuntu utababarira aba arimo kunywa uburozi, yibwira ko buzica uwamubabaje, ariko mu by'ukuri niwe uremba, niwe ugenda yicwa nabwo buhoro buhoro. Ariko iyo ubabariye, umutima wawe wongera guhumeka, wongera kugira amahoro, wongera kugira ibyiringiro byo kubaho mu byishimo. Inshuti yanjye, inama nakugira, ntukomeze kwikorera